bataramye dusanzwe twitaramanira, uyu munsi mbazaniye inkuru iryoshye cyane cyane cyane, inkuru ya Cyilima na Kalira umusumbakazi. Mutega amatwi muze mwegere hafi mutere udutebe dusesengure iyi nkuru tuyive imuzi, twigarukire ku mateka turebe Cyilima wanze kwima Karinga ngarashaka Kalira umusumbakazi. Mukunda kubyumva hirya no hino kenshi cyane. Burya urukundo rushobora gutsinda umutima w'umwami ariko ntirutsinda amategeko y'ingoma. Mu Rwanda rwo hambere ingoma ya Karinga yari ikimenyetso cy'ubwami, ikaba yararushaga n'umwami ubwe agaciro. Bavuga bati umwami ni umukozi w'ingoma, si ikorera umwami. Ni muri urwo Rwanda habaye inkuru ikomeye ivuga Cyilima Rugwe, umwami wari ukiri muto afite umutima woroshye ariko utegeka igihugu gikomeye. Kalira yari umusumbakazi, umukobwa woroshye utari wo mu muryango w'abami, ukomoka mu bantu basanzwe, ariko yari afite ikintu kidasanzwe cyane cy'ubwitonzi, ubwenge n'umutima mwiza, akagira n'umuco. Cyilima yamubonye ari mu mirimo yo mu rugo rw'ingoma, umutima we uramukunda, urakuka, urahaba, urasabagira. Si uko yari mwiza gusa, ahubwo yubahirizaga, akumva, akagira n'icyubahiro. Urukundo rwabo rwatangiye bucece mu gace, rutagira ubwirinzi, rutagira izina, ariko rwinjira mu mutima w'umwami. Igihe abiru n'abakuru b'ingoma babimenye barahangayitse cyane, kuko umwami ntiyashoboraga gushaka umusumbakazi. Umugore w'umwami yagombaga kuva mu muryango wemewe. Icyo Cyilima yakoraga cyafatwaga nk'igihungabanya ingoma. Umwami si we uhitamo, ingoma niyo ihitamo. Haje igihe gikomeye rero, Cyilima asabwa kwima Karinga byuzuye, agakomera ku muco no ku mahame no ku mategeko y'ibwami, akareka Kalira burundu. Ariko amategeko avuga ko Cyilima yahagurutse yanga kwima Karinga. Igihe yamusabwaga, yasabwaga kuyivamo, agasezeranya ko azareka Kalira. Icyo gihe Cyilima yanze kwima Karinga ngarashaka Kalira umusumbakazi. Mu magambo ye Cyilima yagize ati, ndi umwami ariko ndi umuntu, sinakwambikwa ingoma nambuwe umutima. Ndabisubiramo, aragira ati, ndi umwami ariko ndi umuntu, sinakwambikwa ingoma nambuwe umutima. Ibi byafashwe nk'igitutsi ku ngoma, ibintu bitigeze bibaho mbere. Iyo umwami aganje mu mutima, igihugu kirahungabana. Abiru n'abakuru b'ingoma ntibemeye ibyo Cyilima yavugaga, bavuga ko umwami ahonyoye umuco, ahonyoye igihugu. Kalira yaje gukurwaho bucece, bamwe bavuga ko yirukanwe, abandi bavuga ko yishwe, abandi bavuga ko yaburiwe irengero. Nuko amateka ntago abisobanura neza. Cyilima yaje kwemera Karinga, ariko umutima waravunitse, uwambuwe wakunda atwara ingoma atishimye. Amateka avuga ko Cyilima yabaye umwami wubaha ingoma, ariko nta mugore n'umwe wigeze asimbura Kalira mu mutima we. Iyi ngoma ya Karinga yavugaga abaturage bumva ijwi ry'ubwami, ariko ntibumve umunezero w'umwami. Burya ubwami butagira amahoro mu mutima buba ari uburemere. Icyo nababwira rero, Cyilima niyo wanze kwima Karinga ngarashaka Kalira umusumbakazi. Urukundo n'agatanga. Bikanyibutsa inkuru y'umwiza ndetse na ntwari. Mu Rwanda rwo hambere, mu gihe cy'umuco n'amategeko byari hejuru, habayeho inkuru y'urukundo y'umwiza na ntwari. Ntwari yari umusore w'inyangamugayo wubaha ababyeyi n'abakuru, uzwiho kugira umutima mwiza n'ubwitonzi. Umwiza yari inkumi nziza irangwa n'ubupfura, ubwenge n'ubwiza bw'umwimerere. Ababonaga umwiza bavugaga bati, ubwiza butagira ubwenge ni nk'indabo zidafite impumuro. Ariko umwiza yari abifite byombi.
Ntwari n'Umwiza bahuriye mu mihango ya kinyarwanda aho bari bitabiriye ubukwe, aho imiryango yombi yari yateranye, ubundi baganira bwa mbere mu magambo make ariko imitima yabo iraganira cyane. Bagiye bongera guhura buhoro buhoro, urukundo rwabo rurakura nk'imbuto itewe mu butaka bwiza, nta mvugo nyinshi, nta masezerano menshi, ahubwo imitima yari yaravuganye. Iyo imitima ihuye n'uwo wagenewe, amagambo aba make, barakundana by'ukuri, ariko ntibari bazi urukundo rwabo ngo ruzagera hehe, ntibari bazi ngo ruzageragezwa bikomeye ku kigero kingana iki. Igihe Ntwari yatekerezaga gusaba Umwiza mu buryo bwemewe, ababyeyi babo baramubwiye bati uyu mukobwa ntashobora kukubera umugore, hari impamvu z'umuco zitabyemera. Birasanzwe ko mu Rwanda rwo hambere hari imiryango itari yemerewe gushyingirana, haba kubera inkomoko, amateka cyangwa imihango ya kera. Umwiza yakomokaga mu muryango utari wemewe gushyingiranwa na Ntwari. Ntwari yarababaye cyane, ariko ntiyashobora kwigomeka ku babyeyi be. Burya uwanga kumva se na nyina burya yumvira ijeri. Umwiza nawe abibwiwe amarira aramuzenga mu maso, yibazaga ati ese urukundo rwacu ni icyaha? Bagerageje guhura rwihishwa, baganira ku hazaza habo, ariko bagenda babona inzira zabo ziri gufungwa. Ntwari yabwiye Umwiza ati ndagukunda by'ukuri, ariko sinshobora kurenga umuco n'ababyeyi banjye. Umwiza aramusubiza ati ndabyumva shenge, ariko umutima wanjye urababaye. Umutima ugira amaganya utabona ntusobanura amagambo. Bagerageje gusenga, bagerageza kwihangana, ariko urukundo rwatangiye kuba inkomere aho kuba ibyishimo. Igihe cyarageze, imiryango ihitamo abandi bashakana nabo babagenewe. Ntwari yashyingiwe undi mukobwa, Umwiza nawe bamushyingira undi musore, ariko imitima yabo ntigeze ikira. Ntwari yabaye umugabo wubaha urugo rwe, ariko mu mutima we hari igikomere kitigeze gikira. Umwiza yabaye umugore wubahwa, ariko buri gihe yibukaga urukundo rwe rwa mbere. Urukundo rwa mbere ntirwibagirana niyo rwaba rutageze ku iherezo. Bavuga ko igihe Ntwari n'Umwiza bahuraga mu mihango rusange, barebanaga mu maso gato, bakongera baha umuco wabategetse, ariko imitima yabo ikavuga ukwayo. Burya umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Rero amasomo twakura muri iyi nkuru, icyo yatwigisha ni uko urukundo si rwo rwonyine rutegeka ubuzima, hari n'umuco n'imiryango. Ibyemezo by'ababyeyi bigira uruhare runini mu mibereho y'abana. Urukundo rushobora kuba rwiza, ariko ntiruhore rutsinda. Kwihangana n'ubwubahane ni inkingi z'ubuzima. Ubuzima ni urugendo, si byose tubona uko tubyifuza. Urukundo rw'Umwiza ndetse na Ntwari si inkuru yo kutubabaza gusa, ahubwo ni isomo rikwiye ku rubyiruko. Ese wowe urabitekerezaho iki? Urumva mu gihe wumva umutima wawe wishimiye umutwaye umuco ukabyanga, ababyeyi ntibabishyigikire, ese washyiramo imbaraga ukabikora ku ngufu, cyangwa wakubaha icyo ababyeyi bavuga ugakurikiza umutimanama wabo? Ese wakumvira ababyeyi ukareka uwo wakunze? Iri ni ihurizo rikomeye buri wese ashobora gusubiza. Nyarukira muri comment uduhe igitekerezo cyawe, kora subscribe, share na comment, kugira ngo izindi nkuru z'urukundo cyangwa se n'izindi zo gutarama tugira zijye zikugeraho mu wa mbere. Naho ubundi ya Legend mwene Sirake rwikorana amakoze rwa Mukinezo n'ubukombe, ugenda imbere y'intore nanjye rero nanga nkarwana. Mugabiye urukundo mwari w'umutima, mugabiye urukundo mwari w'umutima, mugabiye urukundo mwari w'umutima. Nyemerera ngo uhonge amagana. Urukundo rwanjye ruruta urwo Kirima yakundaga Karira. Buriya Kirima niwe wanze kwima Karinga, ngarashaka Karira umusumbakazi. Murakoze, Butarama nakagaruka naho butaha.
Regene mwene Siraki.